benshi muri twe twifite ubumenyi bwinshi ariko ntabwo tuzi uburyo twawubyazamo umusaruro. Warangije kwiga segonderi, urangije kwiga kaminuza, urakica ariko ntabwo uramenya ngo nakora iki kugira ngo mve ahantu hamwe ngera ahandi. Muri aka kanya rero nje hano mbahagaze imbere kugira ngo cyangwa se mbicaye imbere kugira ngo tuganire kuri iki kintu, sibyo? Urubyiruko rwinshi dufite ukuntu turi mu bintu biri aho bidasobanutse, bidafite aho byakuvana n'aho byakugeza. Urinde urubyiruko ruricaye ruzi ko ruzakira kandi nta kintu na kimwe rwagerageje gukora. Muri aka kanya rero ufite ubumenyi bwawe wize, ukeneye ubundi bumenyi, ugomba kongera ku bumenyi ufite. Icyo dusabwa ni iki rero? Ibuka, tekereza neza icyitwa ubumenyi ngiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, sibyo? Wakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri wowe bifitemo imbaraga, ubwenge, ubuhanga, ukereya ibintu bigiye bitandukanye cyane bitandukanye by'abandi. Icyo nakubwira ni ikihe rero? Muri aka kanya inama nakugira nta yindi, menya icyo bita Kigali International Art College, ikigo cyonyine hano mu Rwanda ushobora kuba wakigamo ubumenyi bwawe kandi bufite ireme, ugasohoka uri umuhanga ku isoko ry'umurimo bakurwanira, sibyo? Muri Kigali International Art College rero twigisha ibintu bigiye bitandukanye. Twigisha ibijyanye na video production, photography, graphic design, web design, creative art, computer hardware, electronic services, CCTV camera and music production. Yego, wabyumvishe neza. Muri wowe aho uri hose wemere kuba wakitiramo umwuga runaka umwe niyo yavuzwe haruguru ushobora kuba wakujyana ku isoko ry'umurimo. Benshi cyane muri iyi minsi baharaye gukora icyitwa imbuga nkoranyambaga, sibyo? Ushobora kuza ukiga ibijyanye no guhanga imbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, cyane cyane ko izo mbuga nkoranyambaga nyinshi muri iyi minsi zirimo ziragaburira rubanda nyamwinshi, sibyo? Umuntu arimo arafungura YouTube channel mu kwezi kumwe 2, 3 cyangwa 4 ugasanga arimo arinjiza amafaranga akayabo kuri YouTube. Umuntu arimo arafungura TikTok ugasanga arimo arinjiza amafaranga akayabo kuri TikTok. Umuntu arimo arafungura Instagram ugasanga ari gukurikirwa n'abantu bagiye batandukanye, agatangira kubona ibiraka byinshi bitandukanye by'amakampani byo kwamamaza bitewe n'izina umaze gukora muri ibi bikorwa. Wowe rero urinde wo kumva ko wakicara gutyo gusa uzi ngo ufite ubumenyi runaka wavomye cyangwa se warize ariko ntabwo uri ku isoko ry'umurimo. Iga umwuga kugira ngo muri aka kanya nawe ujye ku isoko ry'umurimo. Ibyo rero nta bindi kugira ngo bigereho, gana Kigali International Art College KIAC, ikigo gikorera Remera mu Gisimenti haramwira nyubako ya Yusa Plaza, maze nawe ujye ku isoko ry'umurimo, sibyo? Murabibona ko sinema nyarwanda nayo imaze gutera imbere. Sinaza kugenda ntayikomojeho, abantu benshi cyane bagiye bayinjiramo mu bihe bya kera, mwabonye ko byagiye byanga, ariko aho imbuga nkoranyambaga zimaze kwaguka, aho abantu bamaze kumenya gukoresha umuyoboro wa YouTube, abantu benshi bakugenda batera imbere. Mwagiye mubabona benshi bagiye kwanza, mwabonye ko ari n'akazi gasigaye gakorerwa, ukoreraho itangazamakuru, ukoreraho content runaka, ikaba yagufasha gukundwa, abantu benshi bagakurikira. Namaze kubona ko abantu benshi basigaye bakurikira YouTube channel kurusha televiziyo zisanzwe, sibyo? Nawe rero waba content creator, sibyo? Ugatangira ukajya ku isoko ry'umurimo, ugahangana, nawe ugatangira ukagira icyo winjiza ubikesha ubwonko bwawe, imitekerereze, sibyo? Ufunguka mu bwonko ugakora. Icyo usabwa nta kindi rero, komeza nk'uko nabikubwiye, jya muri Kigali International Art College bakwigisha uko byose bikorwa, ukuntu bashobora gukereya content yawe ukayishyira kuri YouTube channel wabashije gukereya nanone, ubundi igatangira igakundwa, sibyo? Nanjye urumva ko namaze kukwipanga, sibyo? Ntabwo ndi buze kuvuga kuri kote yawe wenyine nanjye namaze kwipanga akazi. Niyo mpamvu ngubu nanjye YouTube channel uri buze kubirebera, sibyo? Nkwibutsa ngo kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kubona notification zacu za buri munsi. YouTube channel niyo mugiye kujya mubikurikiraho, niyo mugiye kujya mubona ibintu byinshi, content igiye kujya mukora buri mu gitondo. Ubwo urumva nanjye iyi ni content namaze gukereya kujya nkwigisha aho wakura ubumenyi bufite ireme. Wakibaza se muri KIAC baranyishyuye? Nta wanyishyuye, ntabwo mbakorera, ahubwo nuko aricyo kigo cyonyine hano mu Rwanda nzi cyizewe gitanga ubumenyi bufite ireme kandi cyigisha umuntu nyine agasohoka wumva buri muntu wese yifuza ko yamugira umukozi we. Ibyo nta bindi rero kugira ubigereho, bahamagara no kuri ya nimero ya telefone nabonye bafite, bafite nimero ya telefone ya 0783 2056 bahamagare maze babaze ngo ese izi serivisi batubwiye ziratangwa. Nanumvishe ko ntabwo bakiri kwishyuza umunyeshuri ibyo 750
watawe muri rashoti kose y'amezi 6. Yego, numvise ko harimo za scholarship ku buryo ki umunyeshuri barimo baramwishyurira hafi asaga 70%, nabo bakishyura 30%. Urumva nimba bemera ko baguhereza amasomo yabo ku mafaranga 250. Ndakubwiza ukuri ko nta handi hantu iyo promotion wayisanga, sibyo? Wenda nizere ko wenda scholarship yabo izagira igihe ngirangire, ariko murabizi ko iterambere rigenda ryabo uko ibintu bigenda birushaho guhenda, wasanga muri aka kanya ndi kubikubwira ibintu bicyoroshye, ejo wazajya ugasanga reka da scholarship yarangiye. Fatiranya amahirwe rero bigikunda kugira ngo nawe ubashe kujya ku isoko ry'umurimo, ubashe kwibonera bwa buhanga bwa bumenyi, wa mwuga wifuzaga uwishyiremo mu buryo bwawe bukoroheye. Yego, gana Kigali International College maze nawe ujye ku isoko ry'umurimo. Yego, ahubwo se ubu nkanjye ubahaye ayo makuru ngo nta kintu mwangenera. Amakuru yanjye manyagwaye ku buntu kugira ngo ubwo bumenyi bwawe, ariko nta nubwo ari ku buntu, kuko nanjye ngusangije ubumenyi nkakubwira ahantu heza ushobora kuba wagenda kubukura. Mba nzi neza ko ejo nawe uri mwabo nzakenera, sibyo? Muri aka kanya ndi kwikorera kuri YouTube channel, ariko ejo nzakenera umuntu nawe ukeneye kuba yakoraho, sibyo? Jyawe wige ibintu bijyanye na setting kamera, uze ujye uhagarara imbere unsetting nka gutya. Uno mukameramani wanjye mfite aho ngo witwa Cyucyu, nawe arimo aramfata amashusho, ndabona ameze neza. Nawe uze nawe uze tuguhereza akazi ku mbuga nkoranyambaga zacu, nawe ukereye izawe, birashoboka cyane. Umufotogarafi mwiza, urumva ejo uzasanga uri gukora muri za minisiteri zigiye zikomeye, mu bigo bya leta bikomeye. Nawe ushobora kwisanga muri za jeni zikomeye, ari wowe ushinzwe, uri umufotogarafi waho, ari wowe ufata amashusho yaho. Urumva ukeneye kuza kwiga video production, ejo bakiramani bakeneye abandi bakameramani, sibyo? Bakeneye abakameramani, bakeneye abakamera woman n'abandi bagiye batandukanye, kugira ngo tubashe kumenya ngo ni ibiki. Yego, ndamaze kumenya ko muri Kiyaka numvise ko ushobora no kuba, nimba ushobora kuba umu content creator, ushobora no kuva uzi kwandika amafilime, uzi kwandika indirimbo. Numvise ko muri isomo rya music production ushobora kujya ukaryiga neza ukarinonosora, kuko hariya nabonye igikoresho cyo kiba gihari, ni forum koko. Urumva ufata piano yawe hari ukayiga ukayimenya, gitari hari ukayiga ukayimenya, ukajya kuri machine ukamenya ukuntu bacura beat, sibyo? Nawe kuba umu producer mwiza. Urumva ba Element bari gusaza, ba Kizi bari gusaza, ba Yewe bari gusaza, n'abandi bagiye batandukanye. Why not wowe utaza ngo nabonye n'abandi bitabahubwa, urumva nawe waza, nawe waza ukavuga ngo nanjye kajye guhangana nabo ku isoko ry'umurimo. Kandi burya nta muntu n'umwe ubaho akora ku giti cyiwe nta wundi muntu muhanganye. Iyo ukora ufite umuntu muhanganye, biragufasha, birakumotiva kuvuga ngo nakora iki kugira ngo nkore cyane kumurenza. Ibyo nibyo tugukeneye wowe. Ishaka icyo wakora kugira ngo ukore cyane kumurenza, nawe uvuge ngo uwo Hugo waje, uwo Yewe waje, uwo Fanta waje, kuki njyewe ntaza ngo mukubite inshuro mute mu bigori nanjye njye ku isoko ry'umurimo. Uzumenye ukuntu bakiriya jingo ushobora kujya ujyana hariya. Jingo yawe ni iyi ushobora kuba wakoresha ukavuga ngo bazayikunda. Gukerera jingo buriya nabyo bijyana n'umuntu uzi gukerera icyo bita nyine umuntu uzi gukerera content uwo ari we wese. Jingo buriya nayo iri mu bintu bya mbere bishobora kugufasha kuba wakundwa, kuba wamenyekana, kuba wakagura izina ryawe rikamenyekana mu gihe gito. Buribwa ngo uriya muntu avuga praise keys, karakara kugira ngo azagatekereze. Ndakubwiza ukuri ko byamufasha igihe kinini, wanasanga atari wagatekereje, ahubwo hari umu content creator wicara avuga ngo uramutse uvuze praise keys, akaza akakamuzana akakamucuruza, uyu mwanya akari kumugaburira, sibyo? Uriya muntu wajya kuvuga usikaka ugatekerezaho. Udafite mu mutwe hafungutse, udafite mu mutwe hagutse, udatekereza kure, ntabwo ibyo bintu wabasha kubigeraho. Icyo usabwa rero cyonyine ni ugutekereza kabiri, gufungura ubwonko bwawe, mind yawe ikaba ikintu kigari kinini wakoresha ukakibyaza umusaruro, sibyo? Nongeye kukwibutsa rero, gana Kigali International College Kiyaka, ikigo gikorera Remera mu Gisimenti, haramira nyubako ya USA Plaza, ndetse muri floor yayo ya mbere. Ni ikigo kinini, ikigo Kigali cyujuje byose bisabwa, ni ikigo cyagiye kibona ibikombe bigiye bitandukanye byo ku rwego rw'igihugu. Nawe rero byayo ubumenyi bwawe babukarishye bujye ku isoko ry'umurimo. Ndabizi cyane benshi mufite ubuhanga ariko mutazi ngo bwakora ute, sibyo? Mutazi ngo nakora iki cyatuma menya ko ubwo buhanga mwifitemo. Umuntu ni mugari, babivuze nk'ukuri, umuntu ni mugari, umuntu yifitemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe rero wabikoresha uvuga ngo reka icyo kintu nifitemo ngenda ahantu bagicukumbure, bambyaza umusaruro. Urumva nanjye ibi ngibi ntabwo nabyisanzemo, ukukuza imbere yanyu nkababwira, ukukuza imbere ya kamera nkagira icyo mvuga, ntabwo nabitangiranye.
nanjye namaze kumenya ko nyine bamaze kunshokomburamo bankoramo undi muntu wari undimo imbere, bya bintu bya kera byo kugenda nkagenda njunjamye ntavuga njye imbere y'abandi bantu nkisanzura, ariko ubu ngubu niyo mwaba muri abantu 10,000 naza imbere nkababwira ijambo nyamukuru, naza nkakwibira ijambo ry'umunsi, nkakubwira ijambo ryahindura ubuzima ushobora kuba wakoresha. Urugero nayo yose nababwiye ni amagambo yahindura ubuzima, sibyo? Nimba nabwo nguva mu rugo ugare Kigali International Art College ujye kwiga video production, ujye kwiga photography, ujye kwiga graphic design, ujye kwiga web design, ujye kwiga music production and so on, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byonyine ni ijambo ryahindura ubuzima nguhaye, ahubwo abwirwa benshi akumva beneyo. Mu ishuri twiga turi 50, ugasanga bafite akazi ni 10, abandi 40 nta kazi bafite. Impamvu ni iyihe rero? Aba10 babonye akazi, bamenye, barisobanukiwe, bamaze kumenya icyo bakoresha umutwe wabo, ubwonko bwabo, imitekerereze yabo, ubwenge bwabo. Baba ni 30 basigaye cyangwa 40 kutabona akazi babigizemo uburangare, ntabwo bazi icyo bashoboye. Uri umuntu ufite amaguru n'amaboko, ufite umunwa, ufite ibitekerezo, ariko ntabwo ufite, uri kwibaza ngo nakora iki. Ibyo gukora byo birahari ni byinshi, ariko twebwe ntabwo tuzi ko twabikora gute. Njya numva urubyiruko rwiharaza akazi karabuze, ntabwo akazi kigeze kabura, akazi karahari, ahubwo uburyo tugakoramo ni ubuhe, uburyo tugashakamo ni ubuhe. Nibwo ngiye kukubwira, hari igihe ujya kumva umuntu umushomeri hanze aha ngaha, hari abantu bari kubakisha amazu, sibyo? Bakeneye abantu bize igifundi, bakeneye abantu bashoboye ikiyede n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko uraho ngaho ntiwafata n'umwibo. Uraho ngaho ntabwo wabyuka mu gitondo uvuga ariko wajya ku ndege nkajya guterura ihene. Umuyede asigaye ageze ku mafaranga ibihumbi hafi 5-8, ibaza ibihumbi 5 uramutse ugiye iminsi yawe 30, ku kwezi ni 150 waba ukoreye, sibyo? Ariko barakubwira ikiyede ngo ukazi ngo karaciriritse ngo karavunanye, izo mbaraga ufite uri kuzirera ngo zikumarire iki? Kuzibika ntacyo ziri gukora, ni iki kintu biri kukwinjiriza? Jya ku isoko, jya ku kazi, byuka mu gitondo, ufate gahunda yawe y'umunsi, uvuge ngo uyu munsi ndakora ibi, wihe intego yawe y'ukwezi. Mu kwezi ngomba kwinjiza amafaranga 200, ngomba kwinjiza amafaranga yanjye 100. Ibyo 100 nzinjiza nzaryamo 40, nzishyura inzu 20, sevinge 40, maze urebe ko mu myaka nk'itanu utazaba nawe witwa miliyoneri, witwa cashman n'abandi bagiye batandukanye. Urumva ko nanjye rero muri gahunda yanjye ya kono kwezi nari nihaye intego ivuga ngo nzaba mfite telefone. Iyi mfite none aha ngaha, utaza kwiga ngo ndi iruhande rwa kamera, ndi iruhande rwa telefone. Ni intego nari mfite kugira ngo nanjye iki gihe nzabe ndi iruhande rwa telefone ifata ishusho ryiza, nzabe mfite umukameramani nka cyucyungu ndi inyuma ari kumfata akoresha telefone yanjye, ntagiye kutira iki kamera, ntagiye kuyikodesha, ntagiye kuyigura. Ibyo byose namaze kwisobanukirwa ni iki nakora ngo mpindure ibindi bintu bigiye bitandukanye. Yego, icyo usabwa nawe rero magingo ngaya ni uguhindura imitekerereze yawe, ni uguhindura imyumvire yawe, ukibaza ngo urakora iki. Icyo ukora nta kindi ni icyo nakubwiye, sibyo? Ni uguhaguruka ngo wicaye ukajya ku isoko ry'umurimo, ni uguhaguruka ngo wicaye ukajya kuvoma ubumenyi, ni uguhaguruka ngo wicaye ukagisha abandi inama, ni uguhaguruka wicaye ukabaza abandi kugira mu bigereho mwakoze iki. Gusa abo bandi uzabaza sinzi ko bazakubwira iki kirezi iki ngiki nakubwiye. Uzabaza wese n'umuntu azakubwira ibi nakubwiye. Nimba wifuza kugira aho uva naho ugera, tekereza kabiri, ufungure ubwonko, ujye kwiga ubumenyi ngiro. N'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo twize ibintu bigiye bitandukanye, izo segisiyo zanyu warize n'ibyo koko pe, sibyo? Ariko ibintu wize nyine bizasaba uzahora udepoza utigeze ko bazaguhamagara. Niba naguhamagara ujye mu kizami abandi bagutsinde ukomeze usigare, ariko umwuga wawe burya nawe wagufasha mu buzima bwawe bwite. Umwuga wawe warawize, wemereye ko nawe wakihangira umurimo ugakora, sibyo? Nawe rero icyo usabwa ni iki? Ni ukumenya ngo ni iki kintu nshaka numva najya kwiga ejo kikagera ku isoko ry'umurimo, nkaba nzi neza ko ntajya kwaka akazi kacu ngo nkigure, sibyo? Ubu umaze kumenya ibintu byinshi ku isoko, none aha ngaha birimo birakoreshwa, birimo birakundwa, nyine bya bintu utaburira akazi. Yego, ibyo ngibyo rero nibyo usabwa gukora.
icyo ngusaba rero ujya kuri YouTube channel yanjye, ukore subscribe, urebe iriya filime nziza yitwa Sound of Love ndimo ndasohora, na mukangiye kuba kujya indi episode nshyashya, nawe ukore subscribe kugira ngo dukomeze tujye tubasha kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabakunda cyane rero muri kumwe na Professeur Cyucyu cyangwa se Eric Stonjide Superboy, isaba ndibaga ndeta ko tumutera rwa musomo mutagira kujira kucyumenya nkora, kuko apete bapete yapfushi nda propose ama equipe tiza apete bayitupa mu matsinda. Ciao ciao.